Ikintu cyangoye cya mbere yari challenge y'abafana bakundaga Yanga cyane. Na gukora mu kibuga kirimo Yanga wari umeze nk'agasobanuzi yari inzuye. Gukora mu kibuga kirimo Master Jake wari umeze nka filime z'amaseri zimwe zitwaga Legend of the Seeker yari inzuye. Gukora mu kibuga kirimo Yakuza filime z'ibihinde yari kabaka w'emikwano yari umwami w'inkundo. It was so hard guys. Reka nongere mbashimire mvuge ngo mumeze mute murabizi nyine ni wa muja mugezweho muri Kigali nta wundi ndi kumwe rero no mu region muri mu gusobanura filime nyarwanda abantu benshi bagiye bifuza no kubera ntago bikeneye biriya ntago nambikeneye kubera ko na amatelefone kandi ntago ahangaha turi muri interview right. Muraho neza abantu bakurikiye Yawe TV ya Mr. Emmy. Okay. Mwese ndabashuje kandi mbifurije umwaka mushya 2021. Yes. Ibyo baryumvishe ni pike ariko ngiye misengera ikibazo nuko usobanura filimi yitwa harimo ahantu bavuga ibintu byo kugira abapampe nawe bufite abapampe. Ntabwo ari uvuga ngo ni kubera abapampe ni nabasanze muri filime nandi gukora ya Metre Nzovu. Nasanze bari muri script yayo. Ubwo rero abapampe ni nk'abasangira ngendo urebye. Ubwo rero nanjye mba mbafite ntago nshobora kubabura. Yes rero ndi kumwe na Pike ni umuntu mwagiye mwumva kera mu mafilimi asobanura filimi nifuje ro kuganira nawe se cyangwa ngaganire namwe abanyarwanda abibwira uwo ari we ni muntu ki mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa atangiye ryari gusobanura filimi. Urebye gemaze imyaka ubu ngubu koko byivuze nibyo I'm one of the legend. Imyaka burya 12 ntago ari imyaka mitoya muri kano kazi. Iyo ni imyaka 12 maze ndi gukora akazi ko gusobanura filime. Ariko mbere yaho navyize indi myaka nk'ibiri 3 nanone yuko hari byinshi nari ndi kubigenda mbimenyamo nakazi nakundaga. Nakazi nakunze cyane. Ariko nkakunda kuko nagira nkundisha abanyarwanda gukunda filime. Rero kuko nta filime loko twagiraga zifatika byari byiza ko tugomba kubanza kumenyereza abanyarwanda filime z'amahanga bakamenyera umuco w'umutirano wa business yo gucuruza amajwi n'amashusho. Tukabona noneho kuza kwinjira mu buryo natwe tugomba kuba ari umuco wacu wo gucuruza amajwi n'amashusho. Cyane cyane iyo turi mu miterere y'igihugu nk'icyo usanga hari uryo igihugu cyacu rega buriya gifunze ku mipaka myinshi ntago gikora ku nyanja. Igihugu kidakora ku nyanja abantu tugomba gukora uburyo bwose bushoboka tukiga uko tugomba kubaho mu gishoro rimwe na rimwe kitari ngombwa ko kiba ari igishoro gifatika. Kikaba ari igishoro gishingiye ku majwi n'amashusho. Nacyo ubwacyo ni igishoro it's capital. Hari abantu bibaza ngo gusobanura filimi mubikora mute kugira ngo ibyo muvuga n'ibyo bakora n'ibyo nabo bavuga bihure. Ikintu cya mbere habanza kuba understanding kubanza kubyumva neza. Ikindi cya kabiri akabaho system yacu yo kubihuza. Ubwo bisaba ko twirukanka pia seconds z'amajwi y'abazungu barakoze filime original sound tracks zabo na sound zabo za filime. Bigasaba ko natwe tugomba kwinsertinga amari amajwi yacu byihuse cyane bigomba guhita bihura nuko hari amagambo yabo menshi tutari buze gukatinga. Kuko ku bantu batafite experience nini kenshi na kenshi filime burya barayipozinga. Ariko nkangi imyaka myinshi nakoze nawe nayaga mbasha gufata time yo gupozinga movie. Nafatagamo like 80% y'ibyo bavuze ariko ugasanga nka 20% zansize kuko hari ibyo vugiramo nabo bari kuvuga ibindi. Ariko bisaba nyine ko barabaye nka n'ubuzima bwa buri munsi baramaze kubimenyera. Bamaze kubimenyera bari ubuzima bwa buri munsi. Turabikora nibwo buryo hari umuntu ushobora kwibaza kugira ngo usobanure filimi yose irangire bigufata igihe kingana uti. Filime giye kuyikora bintwara umwanya ungana nk'uko ingana. Bintwara umwanya muto cyane. Niba filime ifite amasaha 2 bintwara umwanya ungana n'amasaha 2. Ahubwo ikibazo twagiye tugira gikomeye ntago ari ugukora filime. Ahubwo twagize ikibazo cyo cy'isoko cy'uburyo bwo kuzicuruza niyo kibazo twagiye tugira gikomeye cyane. Musobanuye filime mu Rwanda naho haba haje izindi filime haje abanyarwanda nabo batangiye gukina filime. Ntago byigize bigira imbogamizi ku kazi kanyu mukora ko abanyarwanda binjiye muri sinema nyarwanda.
oya twe ntabwo twagize iyo mbogamizi, ahubwo abanyarwanda nibo bagize imbogamizi zo kuvuga ngo turimo turabacura isoko, cyane cyane uko dukoresha ngo filime z'amahanga. Bakaba bari bafite ibintu bya claiming ama copyright byari bihari byinshi, ariko twagiye tugira ibiganiro byinshi n'abanyarwanda kuko natwe ntabwo turi abanyamahanga, ko nibyo tuba dukora nabyo ni made in Rwanda. Gukora amajwi tukabashobora kujya ku isoko agacuruzwa, ayo majwi akabashobora gutunga abantu benshi, ibyo ubwabyo n'akazi. Urumva niba nk'urugero twe nk'amajwi dukora ashobora kuba tunza abantu barenga nk'ibihumbi nka 16, hanyuma tukaba twintertaining abantu bagira hafi kuri miliyoni irenga. Ubwo numva rero twakoze akazi natwe, it is made in Rwanda, so twabaye ngombwa ko twicara, we sit down and then discuss. Tuza gusanga ari byiza ko ahubwo hagomba kubaho uburyo bwo kureba bino bintu bikorwe mu buryo buri professional, kuko ni ibintu bifitiye igihugu akamaro nabyo bwabyo. Rega kugira imirimo kugira ngo igire igihugu akamaro ntago ari ngombwa ngo kuba ari side imwe yakora, ahubwo no kuba umuntu w'umuturage utari ufite icyo akora yabashe kubona icyo akora, akitunga, akishyura inzu, akishyura umuriro, akigura amazi, so akagira uburyo agira daily activity. Burya uwo murimo ufitiye igihugu akamaro, kuko umuturage niwe leta kandi leta niwe muturage. Urumva umuturage yabayeho na leta yabayeho, yani muri ubwo buryo rero ko mu byo dukora, nimba ndi gukora itangazamakuru hari bakabendera babayeho mbere kugira ngo mbashe kuba hari abo nigiraho. Ibintu byo gusobanura filimi byakujemo gute? Igitekerezo cyavuye hehe? Ko n'abantu mwabirebeyeho, ndagira ngo usobanurire abantu babyumva. Urebye abantu twabirebeyeho barahari, hari ababikoraga, ntabwo giye kuvuga ngo ndi legend, ntabwo ari giye wabiremye. Hari abantu ba Master Jack, witwaga Master Jack yari umusobanuzi, witwaga YANGA yari umusobanuzi, witwaga Mike, witwaga Super, numva ari abo ngabo nzi, ariko bari bahari n'abayakuza, yakuza no yarahari naje mamusanga. So hari benshi bari muri kano kazi, bitwaga ba Master P, bitwaga ba Oms, Omari, bari bahari benshi. Ahubwo gihe kintu nazanye brought an innovation to this industry, so nazanye the real images and the beautiful sound. Ariko ntago ruvuga ngo I was perfect. PK production, PK production, it contain production, professionalism and whatever. So jewe rero ntago ruvuga ngo I was the master of this game. Hari abari bafite games bayifashe nk'inzu yabo, which they had it like it's their own house. Rero no gupenetratinga kugira ngo twinjire mu kazi kabo ntago byari byoroshye, byari bigoye. Winjiye mu kibuga ugitangira gusobanura filime ya mbere n'igiki cyakugoye pike? Sorry, ikintu cyangoye cya mbere yari challenge y'abafana bakundaga Yanga cyane. Na gukora mu kibuga kirimo Yanga, wari umeze nk'agasobanuzi yari inzuye. Gukora mu kibuga kirimo Master Jack wari umeze nk'aho filime z'amaseries zimwe zitwaga Legend of the Seeker yari inzuye. Gukora mu kibuga kirimo Yakuza, filime z'ibihinde yari Kabaka w'imikwano, yari umwami w'inkundo. It was so hard guys. Gukora mu kibuga cyari kirimo abantu bakomeye nka ba Super bari bakomeye icyo gihe bose, na ba Mike nawe yari yageze kugera arakomera. Nuko gusa nyine abantu benshi bakora muri kano kazi ntago ari abantu bagakunda, baragakora ariko bijya kurangira ubona batakikarimo mu buryo nawe utamenya. Ariko twese turi gushaka igisubizo gituma umuntu wese uje muri kano kazi kageraho gashobora kuba kamutunga akakavamo kandi ragatayemo imbaraga. So we still turacyakegeranya amakuru ngo dushake igisubizo. Musobanuye filimi z'amahanga abantu barazikunze, noneho ubu mugeze muri filimi zo gusobanura filimi nyarwanda. Byaje gute kugira ngo mutangire noneho nimba abanyarwanda baravuga ngo murababangamiye ahubwo mugatangira gusobanura ibyabo bafite? Byaje gute? Ntago ari ibyo bafite ko natwe dufitemo production zacu, natwe tuba twatanze idea y'ukuntu bigomba kuba byagenda, ahubwo bikaba bifite ba nyirabyo baba babihagarariye nk'iyo mishinga. Twerera icyo dukora nk'abantu twamenyere ko ducuruza ijwi, twabarebye ko iryo jwi ryacu rigiye muri ibyo bintu, kuko abaturage bavuga ati tukunda ijwi, turebe ko iryo jwi koko riri bukundwe, ariko bikaba binahita biduha ishusho nyayo bitewe na platforms tuba turi kubicishaho. Niba ushobora gucishaho filime abantu bamara kwireba ugasanga arebwe n'abantu 1000, 1500, 2000, so ibihumbi kugera ku 10,000, abita biguha ishusho nyayo yuko ya filime koko abantu bashobora kuyikunda. So inyarwanda natwe turi kuzipromotinga, ntibigutangaza uretse gushyira mu Nyarwanda mu minsi zatugiye no kuzishyira mu Cyongereza kugira ngo tureko dushobora kwataka amasoko manini, ko nk'abazungu baratatse amasoko manini, kwataka amasoko
ugasanga nka za Black Panther zagiye gukinirwa za Nigeria urumva batatse isoko ryabo, so they crossed to Europe, baza they attack even in Africa. Natwe rero tugiye kureba uburyo tugomba kwataka dukurikije ururimi ruri kurya ku isi. Ya ururimi rero rufite popularity abantu basa nk'abarukeneye cyane ni Icyongereza. Ntago ruvuga ngo urwo rurimi ruvugwa cyane, ariko n'urwo rurimi rufite community z'abantu bashaka guhuza. Ubwo rero natwe minsi mike tuzadukora tugire version ya Ikinyarwanda, tugire even another version y'Icyongereza, tubashe gupromotinga industry yacu, tureko mu minsi izaza filime nyarwanda ishobora kudutunga uko biriya byo bazungu dukora ni nkaho tuba turi kuba promotinga kandi bo bataraduye akazi ka promotion, kubera ko gusa they just dumping their link, they dumping everything. No, our country it's not dumping yard, it's not dumping ground. Abantu bose bazakaye batugire neza koko bituma tubona aho duhagurukira, ariko tugeze natwe igihe cyo kugira ngo we have to copy pasting to everything they're doing kugira ngo tureko natwe twazamuka, we can grow. Noneho uwakugejeje igitekerezo cyo gusobanura filimi nyarwanda wacyakiriye ute nka Pike umenyereye gusobanura filimi z'abanyamahanga bikorohera no gusobanura filimi z'abantu muvuga ururimi rumwe, wabyakiriye ute? Nyarwanda rero mbikubwiye mu kuri nazitangiye kera kusobanura, ntago ubu ngubu aribwo nazitangiye, ahubwo nuko aribwo zitangiye kumenyekana izo ndi gukora. Nahereye kuri filime nyarwanda yitwaga Africa United. Ni filime natewemo inkunga na His Excellency President of the Republic of Rwanda Paul Kagame. Yari filime y'abana baturuka za Musanze, yakinwe muri yari yateguwe na Rwanda Cinema Center RCC kwa Eric Kabera. Nayikoze muri stadiums mu gihugu hose. Iyo filime nagiye nyisobanura ahantu hose. Urumva ni ibintu twatangiye kera ubwo twari turayifatira umurongo. Rero minsi za nicaranye n'abayobozi ba kinyamakuru ba platform yitwa Ibye Media. So Ibye Media tugira byinshi tuganiraho kubera ko bari bafite ibibazo bari bagiranye n'abantu bari basanzwe bakorana previously problems zabo, ntago there wasn't my concern. Twarebye niki tugomba kuganira kuri uturebe byo hagomba gukomeza kubaho iyo promotion of the industry. Ni muri ubwo buryo rero igitekerezo ntago nari kucyakira nabi, uretse ko guchallenginga abantu bafite product zimaze kubamo two parties, ibice bigera kuri 2 nayo biri separated people bari bafite ngo batwaye ngo ideas, the other side of the other ngo bari meaning some idea which is it wasn't so good. Nyine nayo nabyumvise gutyo, ariko ndavuga ni let's do what we must do to promote. Ariko ubu ngubu mfite some more approaches z'abantu benshi bambwira ngo nabo mbafashe kushyira mu Kinyarwanda bagurishe, ariko ntago turagira byinshi tuganira kubera ko ndacyafite more discussion na Ibye Media, so tukiri kureba ngo how far can we go, how far can we build. So urumva we still having a long journey to travel. No muri ubwo buryo rero. Pike, ubona ari ihe mpamvu iyo abantu bashyize umutima hamwe gukora ikintu byagera hejuru aho ngaho ibintu byakagiye gutanga umusaruro, ubona abantu batangiye kwiyomora ku bandi, ubu nibyo bintu biterwa n'iki? Ibyo bintu biterwa n'abantu n'ubunyamwuga buke. Abantu benshi ntago bajya bizera ubunyamwuga buhagije, n'ubunyamwuga buke cyo ni cyambere. Ikindi kintu cya kabiri, abantu bo kuri iyi si benshi bafite ibintu by'ubusambo, ntago bari abanyakuri kubwizanya ukuri mu buryo bw'imimerere y'imibereho y'akazi. Ugasanga rero umuntu umwe afite nk'imyaka nk'icumi agashaka kugira imitungo y'umuntu ufite imyaka 40 akora, ntago bibaho. So rero babisaba ngo abantu kwiyamura ku bandi bantu. Sinzi impamvu abantu bakorana business batanza ngo baganire, hakaba ari ikintu kiza abantu bakorana business bakaza bagira umwanya muremure wo kuganira kugira bagire byinshi bemeranaho. Bano nk'abazungu, nk'urugero je natanga ku bazungu, ntago ari uvuga ngo bo nibo bamarayika, ariko umuzungu yatangiye ikintu mugenzi wa kurangwa gicemo intege bwo arakirangiza kandi bakabyumvikana. Twebwe rero utangira ikintu ubwo mugenzi wa gahita atangira letting down, so akagushyira hasi cyane kugira ngo yumve ko bya bintu mwakoranaga niba afite ibitekerezo bizima byatumaga mugomba kubaka industry igakomera, hagahita yumva ko we yihagije, akibagirwa ko hariho one support to the other ideas zatumaga mwese muzamukira rimwe. So rero abanyarwanda nyine n'abantu bari muri breakdowns mu gihe kirekire bashaka, sinzi kibitera, ariko kibitera gihe numva cyambere it's lack of professionalism. Ikindi cya kabiri n'ubu egoist, ubusambo. Ikindi cya gatatu nyine n'abantu gushaka kwifuza kugira imitungo bataragera igihe cyo kwigira, niyo wanayibaha n'ubundi usanga badafite na capacity yo kwimanaginga. So niyo mpamvu n'ahandi bajya n'usanga n'undi babyanze. Yeah, that's how it is.
wenda tugana ku musozi ntabwo nagenda nakubajije iki kintu umaze imyaka hafi 13 uri muri aka kazi ko gusobanura filime. Harimo abandi noneho bashyashya baje ba Rocky ba Junior, ubona igishya bazanye mu gusobanura ari iki nkaho bimazemo igihe? Giye buriya ntabwo navuga ngo hari igishya kuko baje bagendera ku byo twakoze. Niba ari amashusho ari digital basanze twaramaze creating a digital market, tumva nta gishya gihari bazanye. Is a digital market we created long ago which they still nuko kereka bazanye nk'ikindi kintu kitari cyo twakoze. Ariko nanone ntabwo ari ukuvuga ngo ni byiza, genda nabikunda cyane kubera ko the more they coming the more we going to have some big competition on this market. Niyo haza nabandi nkabo 20 30 ni byiza kubera ko twebwe tuba dufite way of accessing some success, dufite uburyo tugomba ku accessing ubukungu bushingiye ku mbaraga zabo baba bakoresheje. That is good, genda nabikunda cyane uko batana hari. There is no one competitor in the game, ntago umuntu ashobora kwicompeting. Icyo gihe gituma abantu bamenya ngo barunaka nabambere aba naba kabiri aba naba gatatu, so hakabaho ibyo bita classmates, abantu kuba classa mu myanya. So kuba baza ni byiza, na kwishimiye ko nabandi benshi bashobora gustrugglinga kugira ngo bashe kuba baza muri kano kazi ka translation. Kuko nubundi nk'ubu leta yaradufashe turi gushyiraho ikigo cyitwa Rwanda Film Dubbing Union, ni urugaga rw'abantu bakora dubbing ni uburyo buri pro. Rero uko abantu benshi the voice actors bagiye kuba benshi, nibwo buryo akazi kacu kazarushaho kuryoha. Rero bakomeje bakaza biba ngombwa ko cyagiye we need some voice actors tumenya ngo whom we can access, whom we can catch, ni bande turi bwa accessingeho, ni bande turi buze gufataho, which is good. Bye ni byiza, ndabikunda cyane, ndabikunda. Ahubwo nuko abari abahungu nabo bafite ibintu byo ku ari uburyo basa nk'abashaka kubroka system y'abandi bana bazamuka. Njya nkunda kubyumva cyane, hagira abazamuka bagashaka kubibasira, ariko bakibagirwa ko nabo baza n'ubundi twe twabaretse bakazamuka. Nkanjye nagabanyije gukora filime nyinshi nakoraga, kuko iyo ugiye kubara yo twagakomeje kuba twarakora nko twakoraga, nabo ntago bari gupenetrating. Twagomba ku blocking every corner, every angles, ariko we choose to lay down. Bazamuke n'abandi bazamuke, nabo they have to learn to laying down a little, bazareke nandi bazamuke. Ahubwo twese twicare, we sit on same table, we learn how we can access some success. That's what we need. Yes. Hagize nk'umwana uvuga ngo cyangwa nk'umuntu ushaka ko pike amwigisha yaza? Abana kubigisha biragoye, yaza, ariko noneho kwigisha abana biragoye. Kwigisha abana translation biragoye. Abana bari gukura muri iyi minsi guys ntago bafite discipline. Ariko nabyo nkabikunda kubera ko nago bashobora nundi kuzamuka batarebye the legends ngo batangire kuba more talkative to the legend, ko bituma bazamuka avuga turi mwana urira runakara. Nkangi ibyo ntago mbibonamo ikibazo. I don't see any quarrel in that. No, kuko mba numva ko icyo ashaka ni umugati, kuzamuka, kumenyekana. So for me it's okay, it's good. Ahubwo bakamenya the discipline, aho bagomba guhera naho bagomba kugarukira. Ibyo ntago ari ikibazo kubera ko people creating beef is a way of the business of entertaining people. That's how it is. Yeah, ni muri ubwo buryo rero. Hari abantu bajya bibaza ngo filimi z'Inyakoreya, filimi z'Igihinde, filimi nk'izo ngizo, umuntu asobanura gute filimi y'Igihinde atakizi? Ahubwo wabanza ukambwira ngo ujya kumva ko atakizi, we abimenya gute ko atakizi kandi we yabashije kumenya kugisobanura? Izo commenti hari ibintu bibiri, hari ikintu bitwa subtitling. So subtitle ni sous-titre, mu France bayita sous-titre. Sous-titre ni uvuga ni ama inyandiko ziza ziri hejuru zivuga ku byavuzwe hejuru, sibyo? Hanyuma Korean movies it depend on people. Abanyarwanda barahari benshi, gihe nabo tugiye duhura bavuga igishinwa. Mfite the two dealers, umwe yitwa Adam undi yitwa Moise. They just speak Chinese fluently, gishinwa 100%. Rero ntago navuga ngo people they doesn't speak, they don't support the language, which is girgo rurimi ntaruzi. How can I judge them? Nabajudginga gute? Ibyo ntago ari ibintu byanjye kujudginga abantu mu ndimi nanjye ntazi. Giye nkora English, niba bari muri Indians, maybe they understand Indians. I'm not a judge. How so? Ni muri ubwo buryo nyine. Filimi zikorohera gusobanura wowe nka pike nizihe? In America, English movie, whatever English movies, I just put them down. Izari zose z'icyongereza nzishyira mu Kinyarwanda. Filimi wahereyeho usobanura wowe
uracyayibuka? Ndayibuka cyane kubera ko kuyikora byari nk'akazi gakomeye cyane. Nari kumwe n'umuntu witwa Yakuza, icyo gihe bamwitaga Maître Gabiso. I thank you guy, you supported me, waramfashije cyane kuko iyo filime nayikoze icyumweru cyose, man, ari filime imwe ifite iminota 90. God, it was so hard, you know, yari igoye cyane kubera ko ndi kuyikora ndabyibuka, nakoze iminota ya mbere 10 mitansarara ndasarara burundu kuko ntago nari nzi uburyo bwo kubitwaramo. So ndayikora ubwa kabiri ndayitoba cyane, ndayikora ubwa gatatu nabwo ndayica, so ubwa kane rikansiga nkayivuga mbere byantwaye time ku studyinga, ku understanding more how to insert the voice. It was so hard, ariko ndayibuka yitwa Final Destination, amerekezo ya nyuma. Ndayibuka cyane, ntago wayibagirwa gute se? Ni nko kwibagirwa ntago bibaho. It's like forgetting your mom. Nko kwibagirwa ibere mama yaguhaye bwa mbere. Buri kintu cya mbere watangiye bwa mbere ukagistrugglinga kugira uzakimare mu gihe cy'amezi menshi ugikora, ntago wapfa guhita ukibagirwa. Biba bigoye. Pike, mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda iki? Wenda mu kurya, wenda mu gusohoka, mu kwambara, harimo ushobora kuba kubonye bwa mbere kuko udakunda no kugaragaza mu itangazamakuru, akamenya ngo Pike wenda niyo namutumira namutegurira iki? Jewe ntago ngoye, ntago ndi umunywi w'inzoga, urumva ntago ngoye cyane. Na brushette ntago nzikunda cyane, niyo nziriye ntago ndya ibintu bigoranye cyane. Ushobora kurya nk'impyiko, umwijima cyangwa zingaro. Ntago ndibihari nk'umuntu nyine uciriritse. Ntago ndi hejuru y'abandi bantu, ntago turi babandi bagenda biyemera ngo barahiye baratse. Oya, twebwe twemeye kuzima. We choose it. We choose to go low key kubera ko ubuzima sometime butwereka ko twese n'ubundi wa the same. Rero nje ngasanga watetse isombe niyo ndi burye, nisanga watetse ubugari bw'imyumbati kasava ndaryo ubwo ikawunga. So ntumiye whatever you just prepare, ngomba I have to respect the decision of the owner. Nk'umushyitsi ntago umushyitsi azategeka, cyo ntago bikibaho. Ahubwo arazi ibyo bamwakirije akwari byo afata. Ibintu byo kwambara byo ni bisanzwe simple. Ibintu biri simple, nta bintu bigoye kubera ko in the end of the day ubutaka bwacu twebwe tuzajyamo, aho tuzajya kwambarira, nta bintu byo kwambara bindi bihari bihenze. Ni metero imwe na metero 2 z'uburebure hariya munsi, aho tuzajya nyine kwambara imyenda ihoraho. Hano rero nyine no guhishira umubiri wacu. Those are personal problem matters. Ibyo nibazo Pike ubu ngubu ari single married. Niba ari cyo bangashaka kumenya. Icyo cyaba gihagije. Pike ntago abana n'umudamu, ariko Pike afite abana barenze n'umwe kuko mfite abana benshi cyane. Tugana ku musozo, agira ubutumwa ugenera abantu bagukunda n'abantu bagukurikira, na filime no gusobanura ubu ngubu aho bayisanga, ubundi twigende. Miss Lucifer iri guca kuri ibye media, hanyuma nkaba ndi gukora na Maître Nzovu iri guca kuri ibye media. Ubutumwa bwo nabaha nuko abantu nababwira ngo nabaha ubutumwa bwa it is a job motivating ngo kugira ngo bakura amaboko mu mifuko bakore akazi kariko kose karishyura, whatever job is there which is niyo gashize umutima it pays. Nkabwira n'abandi bantu bifuza gukira batavunitse ko ntago bibaho. Only in a dreams, mu nzozi bashobora kubirota ariko bagakira. The dreams they can be rich, but in your life you have to work hard. Kandi ikindi kintu cya kabiri, ubupfura n'ubunyangamugayo, kugira discipline mu buzima, ibyo bizatuma abantu benshi bagera ku bintu byinshi bageraho. Ubwo nibwo butumwa busa nkaho buhari. Mwese ndabashimiye kuba mwafashe time yo gukurikira Yawe TV hamwe na Mr. Emmy, nanjye na Epic Production, the sound video library, they are so there right here. Sawa, Imana bamugisha. Murabizi nyine ninjye muhungu ugezweho Pike, kandi wakoze nawe kwitabira ubutumire bwacu. Ikindi gihe next time I'm available to you channel. Keep up.